hari abantu bakoreshwa no kunezeza abandi, niyo nayo na addiction, agashaka gupuruva buri gihe. You don't have to prove anything. Reka nkubwire ijambo rimwe, Bibiliya iravuga ngo rinda umutima wawe kuruta ibindi byose birindwa, kuko iby'ubugingo byose niho biva. Iyo principe niyo ihindura ibyo tubamo byose. Kwibaza ikibazo rero ko ubundi ku kiteka ryose nkora gutya, ugasanga ubikora kugira ngo unezeze abantu, kandi ugasanga Yesu yaravuze ngo ntimuzagire icyo mukorera kunezeza abantu. Ukavuga ngo okay, ngiye kujya nkora neza, banshima batanshima, it doesn't matter. Urabona nkatwe duhora kuri microphone, uri ugiye nko kuri YouTube ukareba ama comments abantu baba bakoze nk'iyo natanze ikiganiro, ushobora kugukura kuri microphone ukavuga uti sinzongera no kuvuga abantu bantutse, bamvuze nabi, banyisa amazina. Ariko se ubundi at the end of the day, ubundi nyagutanga kiriya kiganiro ntabwo nagitanze ngo nezeze uyu muntu. Icyo nakazi ke, icyo ntekerezaho ntabwo biri bunyice, ariko ibyo bishoboka iyo wakontroloye your internal monologue. Kuko hari umuntu wicara akaba miserable iyo bamuvuze nabi, ngo bamuvuze nabi, bakuvuze nabi urapfa. Iyo uhinduye monologue interior yawe, mbese iyo diskette iba muri wowe ukayivanamo ugashyiramo iy'umwuka, birahinduka. Ariko it's progressive. Iyo catch up rero iyo uyitangiye n'ubu uyitangiye uyu munsi,